Tute. Murakaza neza. Makuru se. Eka. Komera. Ubwo reka nanjye rugareka nsimbuke. Sangwe. Ubwo turaza kongera gusubira. Sawa ugera ya mahoro. Tumwe ugenda. Oya, sanze n'ubundi nari ngiye. Navuye mu rugo nkasaba mama yaje yampita. Abana ngwije afite mama we. No kwihangana namwe. Uriya sasa mumaze gukora. Ega aruko udafite umubyeyi ariko Imana ikakubera. N'ubundi Imana ibihatubereye ariko hari bimwe na bimwe bibidahari. Nyine bigatuma tubabara. Siko ufite amaganya. Mvuga umutima wanjye uremerewe. Ndavuga ntibyibuza nze nkurebe ndebe ko naruhuka. Wagira iki kibazo mukunzi? Ubu muteteri n'ubu ndebe uko hagiye mba mfite ibibazo nyine nkirengagiza. Mfite muri umunange witwa Murekatete. Yaramugaye. Yicariye mu kagare. Afite imvune yo kuva mu bwana bwe. Yego. Muri iyi minsi yari yaragize amahirwe abona umusore umubenguka barakundana. Ubuzima bwe busa nk'ubuhindutse. Kandi numva ntangiye kugira ibyishimo ko mbonye umuntu washimisha Murekatete. Ariko ntabwo nyine byarangiye neza. Byarangiye bite? Uwo musore nyine yaje gusaba Murekatete ko yamwerekana iwabo. Ajya kumusura amwereka nyina. Nyina w'uwo musore aramwanga. Amuhoye ubwo bumuga bwe. No kwihangana. Bibaho nyine mu buzima. Ibigeragezo nyine hari igihe bitubera umutwaro ariko akenshi nyine muri Imana ideza umusaraba twabasha kwikorera. Ikibazo nyine mfite sinjya mbasha kwihangana iyo Murekatete atishimye. Iyo Murekatete ababaye imbabara byikubye ndetse nkaba nyina mba ngomba no kumushakira ibyishimo. Nk'uwo mugore rero watinyutse akanga muri umuna wanjye gashyingiranwa umuhungu we. Ndi kumva n'ikibi cyose nta nakimukorera ko byibuza muri umuna wanjye akabona ibyishimo. Hanyuma se we ari gutekereza iki kuri ibyo ngibyo? Ubwo urumva hari andi mahitamo Murekatete afite. Yashyingiranwa n'umusore se nyina yamwanze. Ko nyine yafashe umwanzuro wo kuva mu rukundo agahakanira uwo musore ko bakomeza gukundana. Ntabwo bishoboka. Akanya ahise yihuta se. Kahise yihuta kakava mu rukundo gutyo. Ese yakora iki mu gihe nyine nyirabuko yamwanze? Akabazo gato gutyo gatuma yanga umuntu kandi amukunda. Akurumva ari akabazo gato. Uzinye ko buko umuntu icyo abasobanuye. Ariko umusore aramukunda uko biri kose. Ibyo ngibyo n'ubyo urukwivugisha. Uzi nk'ubu ngubu nibeshye tukajya mu rugo mama wakamira ngo ntanshaka. Uzi ibyago byaba bimbayeho. Inaha gasozi kose katera indura ati baramubenza cyangwa bamuhoye ubumuga bwe. Ubwo nibyo Murekatete nyina azize. Ariko nanjye ubu ngubu uramutse unyanze cyangwa mama wakanyaga byaba ari ikibazo. Ariko uwo musore aramukunda. Uwo musore aramukunda ariko nyine nyina yamwanze. Ubwo surumva hari ndi mahitamo. Ndamuza no ku mutima. Ngo umusore kuri kose aramukunda kandi amuza no ku mutima kwa ko ukundi ibijyanye musore w'ibinzana naho ntacyo bivuze. Ikibazo ndi kukubwira ni icyanyina. Umugore w'umutindi wo mugome. Ko nazinye na wenda ngo turajya kumugana. Uwo nyiranya gukubitwa n'inkuba nanjye sinshaka kumumenya. Agatukuza ubura nka rusake noneho wanamunyereka. Uwo mutindi w'umugore utuma muri umuna wanjye njye ababara. Murekatete njye nanatanga ibitambo byose ariko Murekatete akishima. Nuko icyo kigore ntanakizi gure. Gezaho naga ari ikigore nyamuneka. Umusore urumva atari ikigoma atari igiti. Oya. Njye umuntu wambura Murekatete ibyishimo. Oya tuzi. Sabwire mama we ntazanyange. Takarangije. Shamana we bikamubwire uko byagenda kose. N'ubundi birangira
tubivuyemo. Nuko ari gahunda baba mwabifashe nawe. Ubwo se kugira ngo uriya murima ungana kuriya kuri amafaranga ni make. Impamvu abantu benshi hari igihe baba bataramenya agaciro nyine ku kuvuga ngo ngiye ngo kuva hariya ku mbibi kugera hariya ku ntango ngo nahange. Rwose ubundi nyine imiyenzi yari iteye ku buryo ubona ko igera ku ruzitiro hirya. Yari iteye igerayo, noneho uriya Gahimanyi yari yarashyizemo n'umuhati. Arawurandura. Urumva agiye ariko uziko naje gusanga aya mazina nyine abantu bitwa hari igihe hari nako baba bameze. Gahimanyi inyumvira none yirirwa ahuguza ahangaha nahange kuki ndebe igihuru wakigije hepfo. Umuntu yigize igihuru hepfo. Ya mugabo ari uko urahanarwana agakubita umugore we. Mwana we kandi nako se kuzi ko umuhungu wabo ikigeze kwibihene akayamwambika ku isosi. Yego ndabyibuka. Barasibye. Umva gusaba n'abakungu kuriye na ahubwo hari ibintu numvise. Keretse n'ibiki ngo mama wa Rugamba ngo agiye kuzana umugabo w'umwinjira. Biki? Ayo makuru ngara kuriya. Ese umwinjira ni w'Ikigali. Nanjye niko ndi kubikeka. No ese urabona uriya mubyeyi w'umusirimu kuri yakwiteza ba Karori bina. None se ko nta mugabo n'abavugana. Nyerero ariko rero amazi bisambwira ngo agiye ngo kureba ngo abantu ngo afite ngo abacuti ngo afite ngiki. Ariko ko bana nagakungagira. Njye aho ikintu cyanyumije ni uburyo mba mbona atuje. N'ibyo bintu byo kuvuga ngo agiye kuzana undi mugabo kandi burangiye nabonaga nyine akuze ari umukecuru nyine w'umukungu utajya mu ibyo bintu. So umuntu ungana kuri yashaka umugabo ushaje asega. Noneho Habimana baramwica pe niba yahiye inyanya z'abandi. Mutete noneho wa mushumba baramwica. Izi si inyanya z'abandi yagiye akaza. Z'abandi se ba uri kubona atari inyanya se kivuye mu Murekatete. ubu ntiyaziranduye ahantu abanyenya bari barahinze. Avuye mu kwace pire mu gishanga. Mu kwaca abamo inyanya Hepfo mu gishanga se wogera bite? none kaziranduye. Ese twarasaruye ntazari ziriho. Gusa usana zitaye ziri kumera ntizari kuzera zikagira. Mutete nawe ndeka. Mfite ibibazo birenze iby'inyanya. Nakuze hose bihorana ibibazo. Ni gute umuntu umubwira ikibazo ufite kikuru ku mutima kiguhangayikishije cya kindi wumva ko ari ikibazo kiremereye akagifata nkaho nta kibazo kikirimo. Abayikize kandi none urwo ndamenya ndirwana gute. Cyeyo umuntu agomba kuvuga kanyumva. Ninde se kandi agomba kumva atakumvisha. Ibaze ko ngiye mvuye kubonana na Rugamba. Twahuye turaganira. Ngerageza kumubwira ikibazo cyawe. Mwumvisha ingorane wahuye nazo. Ndamwana mfite murumuna wanjye mwiza pe. Murekatete ni mwiza. Ariko yagize ikibazo ajya gusura umusore bakundana. Ahura na nyirabukwe. Nyirabukwe amubera ibambara mwanga ntiyamushyigikira nyene mu rukundo rwe n'umuhungu we. Aricyo byari bimubwira ngo namubwiraga nkamubwira ukuntu numva mbabaye umujinya wanjye akajya ambwira ngo yereka naye ngo wibwire umuntu mukuru nabi. Bumva nyine kuba uwo mubyeyi yarakwanze nta n'ikintu bimubwiye. Ese Mutete wajyanga bikureye. Bimubabaza nyine nawe yumva uburemere bwabyo. Ni gute se uwo François nyina kwanga? Ase ngwishe izo nkuru zikuye. Urumva nari ndi kumwe na Rugamba nyine abimbwira nyine arimo anyigisha inama. Ngo nawe ngo byamuyobeye ngo yabuze nyine ngo aho byerekeza. Rero inama uri bumugire ni ngiyi. Ababyeyi nk'abariya iyo ashaka kwinjira mu rukundo ukamubuza arakora akarira. Wazamubwira ati mama wawe ari mukuru. Uburenganzira bwiwe akora icyo ashaka. Kuko ubundi niba yabishegeye azabikora.
ariko mama siko najyaga numva bavuga ngo buriya ngo iyo umuntu ngo adakundanye nyine ngo mu gihe cyo gukundana ngo yenda agahugira nko gushaka ubutunzi ngo bikagera aho nyine agasaza ngo cya gihe kiragaruka kiragarukanye akajya yumva ngo ari mu rukundo kandi ashaje. ariko ni ibintu bishya genda nyese nari inkomeye umureka nkubwire ngo ije ntabwo uzashaka umugabo usimbura siko yaratuzihagarariho uzihagarara ngenge burangira ntinyuka umukecuru nkarakureba urumva nyine hano muri rusisiro rwacu reba ukuntu babafata nk'abantu biyubashye b'abakungu nayo bajya kumva bakumva ngo yinjiwe n'umusaza wasanga ari n'umusore ababyeyi bameze ko rasugira ngo bagire isoni none se kamubwire ko atariva mu mpinga we ntabwo yinjiwe n'umugabo bana we umugabo we baramunyeretse numva ndumiwe none